byiza kuba dukurikiye. Ni umwanya w'amakuru ku buzima mutegurirwa kandi mukagezweho na HDI, ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira. Njye muri kumwe ni Jeannette Umuganwa. Abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, cyane cyane iby'ubuzima bw'imyororokere kubera kutamenya amakuru. Ibyo bigatuma batabasha kumenya naho bakura service. Ni muri urwo rwego HDI ikomeje guhugura abantu batandukanye. Kuri ubu hahuguwe abagera kuri 50, harimo abacuruza agataro, abana batiga, bahugurwa kucyo amategeko avuga ku bijyanye no gukuramo inda, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, banahabwa amakuru y'aho bakura service. Akenshi abantu bose badakora mu nzego zisanzwe z'abakozi, ntabwo aya makuru akunda kubageraho. Nka HDI turi guharanira ko buri munyarwanda wese yaba akora cyangwa adakora, yaba yiga cyangwa atiga, amenya uburenganzira bwiwe ku buzima bw'imyororokere naho yavana ubuvugizi. Hakozwe kandi ibiganiro bigamije kumenya amakuru y'ibyago bajya bahura nabyo, harimo nko kutabona service zijyanye nabyo ndetse no kubona amakuru yizewe. Muri rusange abitabiriye aya mahugurwa batubwiye ko bishimiye amakuru bahamenyeye. Nuko nk'akazi nkora mu bucuruzi bita ubuzunguzayi, nuko batubwiye ko iyo badufashe hari ikibazo ufite kijyanye n'umubiri wawe, hari ukuba urwaye nk'izo ndwara, bakagufata bakagufunga, wemerewe kuba wabwira nk'umuyobozi uri muri icyo kigo aho bagufungiye yuko ugomba kumubwira imiti ufata, ubwoko bwayo cyangwa se bituye n'indwara ufite, ko wemerewe ko wakwamubwira imiti ukayihabwa. Ikindi ni uko mu gihe umenye ko hari umwana uri guhohoterwa, ufite kuba watanga amakuru, uwo mwana bakaba bamutabara bikiri mu maguru mashyashya. Ikindi nungutse ni uko ntabwo nari nzi ko umwana ufite imyaka 16 kuzamura, uramutse utwaye inda nta bushobozi afite bwo kuba yarera wa mwana. Ntabwo nari mbizi ko yemerewe ko inda bayikuramo. Aya mahugurwa yabereye mu kigo cy'urubyiruko cya Gikondo, ateguwe na HDI ku bufatanye na SIDA. Amakuru dukesha ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC avuga ko guhumeka umwuka wanduye bishobora kuduteza ibyago bitandukanye, harimo nko kurwara indwara ya asthma, indwara zandurira mu buhumekero ndetse n'izindi ndwara zifata umutima. Ibi bibazo bikunze kwibasira cyane cyane abana, abagore batwite, abageze mu zabukuru ndetse n'abandi basanzwe bafite izindi ndwara zitandukanye. RBC ikaba ikomeje gushishikariza buri wese kubigira ibye, aharanira ko duhumeka umwuka mwiza ndetse twirinda no kwanduza ikirere. Ni naha dusoreje amakuru yacu, bakoze kubana natwe. Mugire ibihe byiza.